bari ubu koko biba bikwiye kugira ngo uze kuryama hanga nta buriro ufite nta gitanda ufitemo ubugira ngo dusajeshereze intebe wajya ubyuka ko muri sara aho kwicara rugo aho kuryama cyangwa ukamanura amaguru ukicara aho kugira ngo wirirwe uryamye mu ntebe ntabwo ndimo ntoro y'umukobwa enye ko ishyano ry'umugore bakigorye amva ngubwire ko bishobora kumanura nakashwanyaguza nkaguhindura n'igicucu cy'amahero batinyuka vange wongera mu ntebe zande zacuze amashinjike yego ye zabi nziryamye mwamaye n'igitanda cyo kuryamamo iyo uvumvura uvuga ubusa niyo byera gato ukabona ko karyombere kagatwe ngewe nkasatagura nkaguhindura umushinga intebe zanjye urugo rwanjye jewe sinkaryama ziseraje nizawe ako mwagiye mureka gukunda ibintu koko wakigorye wese sitarizanye ntabwo zaguzwe amafaranga ubundi sinzi niba avuga ko ari iyawe koko mbenge mbizi neza ko iyi nzu atari iyawe ko ahubwo muba mushaka kuza kurya imitungo y'abandi gusa mwirirwa musajesha intebe z'abandi ni yawe nuko nibyo ndani yawe kuko nawe birashoboka ko icyenda bose abagore bose niwe mbese abagore bo mu Rwanda bose na ubu nyine nawe urimo wabona ufitemo akagabane yarakubeshye kwinza ari nakwemeye mugashyira agapira hasi mukampa amahoro muri mukamvira mu nzu mutegereje urubanza harya ariko mamiri bagize na rumwe ubu nawe numva ngo ategereje urubanza bamara gutsinda bakaguha agapanda ibyo byari ngombwa ko ugashyiramo hanyuma ze kuba nk'ubujije kuryama mu ntebe ibyo ngibyo bivuze iki kubera iki mugira imishinga uzongera no gutinyuka ufungura umunwa ugira akantu na gato buri gihe umaze iminsi utangira kumenyera kugenda umenyera ariko ndashaka kugira ngo nzaguhisome isomo ry'iki wagira ute kutanabasha no kugenda we wagira ute ariko reka nkubwire tujye tuganira udakoresheje haguruka ubundi kuki wifashisha imbogo wahagurutse byose si dashyano ry'umugabo wanyu byageze gutya mpagaze ahitegeye kwa Rugema aranaraje aje mu modoka nziza y'umutonore ya Mercedes Benz hanyuma ahita acakirana na Nyiranambara yari amaze iminsi atashe hanyuma icyakurikiye arani bahita bamwerekeza mu nzu baragenda no ku muryango Anita ngo ba hanyuma basanga umuryango Anita urafunze Anita yanga gufungura barakomanga barahamagara Anita wapi byose bibi by'ubusa hanyuma Arani ahita ahamagara umutekinisiye araza yicurugi akimara kwicurugi basanga Anita ari mu burira araryamye bagira ngo Anita yiyahuye kubw'amahirwe bamukozeho ubumva ni muzima Anita arabwira ati mumveho mundekuze simba shaka hanyuma icyakurikiye nuko Arani yabonye babyanze ahita asohoka agisohoka umugore wa Rugema aramukurikira ariwe Nyiranambara amukurikiye aramubwira ati sinone tubigenze ute ale hanyuma icyakurikiye nuko ale yavuze ati ngenda shaka umukobwa mwanyemereye nkamutwara nkamujyana hanyuma Nyiranambara yahise avuga ati reka noneho tumusinzirize umutware asinziriye arahise ahamagara umwe mu bahungu be basanzwe bamukorera ahita aza uwo muhungu azazanye n'imiti hanyuma azanye n'imiti batera imiti Anita arasinzira bamutwara asinziriye atumva atanabona niyajyanwe hanyuma Anita bamutwaye ajya kwa Ale amara igihe gito kwa Ale nyuma aza gukanguka Anita amaze gukanguka nyuma y'igihe gito yari amaze kwa Ale bahise bamutwara abamujyana ku ndege gusa indege yakoze amahano mana nyagasani nkuko mubibona murabona ko Anita arimo gusomana na Ale byose byakozwe n'amahano y'indege bari kunywa za champagne barimo kurya ibintu bimeze neza ntumbaze niba Anita yaba yagambanye noneho ese Anita yaba yagambaniye umukunzi we basanzwe bakundana Emile mu by'ukuri yaba yagambaniwe ibintu Emile nibimugeraho biraza kwamira cyane sinzi niba Emile ari buguma ari muzima sinzi niba Emile atari buze kwiyahura nyagasani Anita bamujyanye mu Bwongereza agiye kubana na Ale mu Bwongereza ibi bintu biraza gucurika imana yanjye ahwi mumbabarire narotaga
narotaga rwose, ibi bintu ntabwo byabaho, Anita ntabwo yakora ibi bintu, zari inzozi, mumbabarire cyane. Reka noneho turebere hamwe akantu ku kandi, reka dusubire inyuma turebe aho byose byatangiriye bijya kugera ahangaha, bijya guhinduka amahano, kugeraho ababyeyi bacuruza umwana wabo. Byose byatangiriye hehe? Mbere yuko dukomeza noneho, mbere yuko tuva mu nzozi narotaga tukajya muri reality, tukajya mu byanyabyo, ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel niba wifuza kujya ubana natwe, niba wifuza kujya uganira natwe, niba by'umwihariko ukunda iyi filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Gira ikintu bivugaho Nyagasani. Ese wowe wumva Anita ari buze gukora iki? Gira ikintu bivugaho Mana yanjye. Ese koko Imana iri buze bwongere guhuza Anita na Ari? Biraza kugenda bite ko duheruka Ari baramurashe? Ese Ari araza apana Ari ntabwo ari Ari barashe ni Emile. Duheruka Ari yararashe Emile, Anita akitambika akarasa na Anita. Ese Anita azabasha kubabarira Ari? Ese Emile we nyuma yo kuraswa araza kongera gukomeza gahunda ze? Araza kongera gukomeza urukundo? Dore ko bahanye amasezerano bagomba kuyakurikiza nk'uko byagenze. Umukunzi wa Emile ariwe Anita yabashije kwitangira Emile, aritambika baramurasa. Ibintu news explaining and insighting everything that Inzira y'Umusaraba byazwera nabi cyane. Hanyuma icyo ngusaba ntabwo byoroshye ngo twagiye ikintu nawe wakora. Ibi bintu sinzi niba Emile ari buze ndabasha ikintu kimwe gusa. Niba wizeye Imana kwandika comment ukagaragaza feelings za muri comment ugati Imana iraza kubana na Emile cyoroshye cyane. Imana iraza mu byukuri iyo likinze Imana iraza comment kuri Anita ubuduhaye imbaraga, ubuduhaye umusingi ukomeye na buri nguni ibintu byose bigende neza. Hanyuma ibintu ntabwo byoroshye, ndagusaba kubikorera umuryango mugari w'abakunzi ba filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Niba nawe ukunda Inzira y'Umusaraba, niba ibintu bikwiye gusengerwa, niba nawe uri mu bantu barimo gusengera, nyuma numara kubikora ureba hano rwabo rwongere gusubira ku subscribe, jya muri comment uvuga naho uhakore ufungure ndetse n'akantu Mana tabara umuryango wa Emile na Anita wari kuzabaho, wari kuzaba hari umuryango itafari ufite urukundo ruhebuje muri byose. Hanyuma nyuma y'ibyo rero reka tugaruke turebere hamwe n'uburyo ibindi byose byagiye bigenda n'uburyo biri buze kugenda gusesengura no kurebera hamwe twamaze kubona ko umusaza wa Inzira y'Umusaraba Rugema ari gutangira kugira dusoje. Welcome again. Rugema afite ubwoba bukabije cyane, arimo gutinya afande musaza wa Iribagiza. Ati ntabwo nshobora kuburana ndimo kureba mu maso ya musaza wa Iribagiza afande. Ati ibi bintu ntibishoboka, ahubwo igishoboka nuko ndi buze kubasha kumwikiza. Ati namwikiza urubanza twarutinza nkabanza nkamwikiza. Rugema n'umwicanyi turabizi, ibi bintu kubikora ni ibintu byoroshye kuri we, yabikora akica afande kandi akazimangatana. Gusa ibintu uko biri kose ntabwo biri buze kurangira amahoro. Iyi filime mu byukuri filime biri buze kurangira nabi. Nkuko bisanzwe nabizi mu Rwanda tugira ubutabera bwacu bwo mu Rwanda ntabwo ari ubutabera burahungaho bworoshye cyane, n'ubutabera bukomeye cyane. Muraza kubibona uburyo amazi ari buze kurenga inkombe nyuma y'ibi bintu byose. Umuntu wifuza ko ibya Rugema ibyo yakoze byose kuva tugitangira, amabara yose yakoze ko yajya hanze, unajye muri comment avuga ati Rugema ibyawe birazo bijye hanze. Ni igihe gito cyane, iminsi y'igisambo irabaze ni 40. Jya muri comment uvuga ati iminsi y'igisambo ni 40 kuri Rugema iregereje, turi mu minsi y'igisambo mikeya, haraburaho iminsi mike ng'igisambo gifatwe. Ubu buzima isimbi abayemo ntabwo mworoheye habe na gato. Ubuzima ni bubi cyane, ariko we amaze kwiyakira, amaze no kumenyera. Gusa ikintu gihari kibi nuko umubiri utangiye kumunanira, umubiri utangiye kumwumvisha ndetse n'ibidahari. Ariko byanze bikunze umubiri w'umuntu ntabwo ujya ubesha, ntabwo umubiri ujya utubesha, ntabwo bishoboka. Arimo kwiyumvamo ikibazo, arimo kumva ibintu bitameze neza, akavuga ati iki cyaba cyabaye mu rugo. Ese mu rugo harimo ayahe mahano nanone arimo gukorerwayo? Arimo kubyumva mu mubiri we, ariko bifite ishingiro. Ari kumva hari ikintu kibi kiri buze kumubaho, cyangwa se iwabo hakaba hari kuberayo ibindi bintu bitari byiza. Gusa nk'uko twebwe dusanzwe tubizi, umwana wa Isimbi ari mu byago kugira ubu
ngubu nubwo twabonye ko shitani babaye bamubwiye ati shitani wikomeza kuzana abo bana uretse utaza kuduteza ibibazo mu Rwanda turahazi ni habaya ibintu byaho kugira ngo ube wacikana ikintu ntabwo byoroshye bafite uburinzi bukakaye buhambaye cyane nuko rero ibintu bihagaze umwana wa Isimbi yaje gutabarwa gutyo atawawe na boss we gusa ntabwo twizera 100% ko yaba yaratabawe ushobora kumva ukumva na mu gitondo ati umwana wa Isimbi yabuze yagiye he ntitubizi ariko mu byukuri twebwe duhita tumenya aho umwana yagiye Isimbi bamubwira ati ntitubizi gusa nk'uko ibintu bimeze byose uyu mugore uri kumwe na Isimbi we arabizi kuri mwana ari mu byago gusa ntabwo ashobora kubwira Isimbi ati Isimbi umva mubwira ibintu bihagaze gutya yaba agiye gutuma Isimbi agenda kandi kugera ahangaha Isimbi ntabwo afite ahandi hantu ho kujya usibye ahangaha yabaye acumbikiwe rero uyu mugore niyo mpamvu nawe arimo kwihangana ntabimubwire kuko atumye agenda yaba atumye yomungana sinzi niba nawe ubwo yazirobera gutuma uyu mwana abura hanyuma abakunzi b'inzira y'umusaraba abanyarwanda namwe abanyarwandakazi mwebwe mukurikirana akantu ku kandi turabashimiye ariko mbere yuko dusoza reka manze mbabwire sinzi niba inzozi zanjye zifite ishingiro sinzi niba ziri buze gushingirwaho kubiri bujye mbere muri iyi filime cyangwa se kubiri buze gukomeza ariko reka mbabwize ukuri inzozi zanjye ntabwo zigenda ubusa byanze bikunze hari ikintu ziri buze gufata ntabwo njya ndota ngo birangiriraho ntabwo ari uko bigenda tegereza uraza kubona ukuri nyuma yaho byose biraze bijye hanze Rugema uri mu bibazo bikomeye cyane ubutabera burakuziye hakiri kare ushobora gukuramo akawe karenge ugahunga cyane ko naho uri buhungire nk'ubwije ukuri ubutabera bwo mu Rwanda bufite amaso menshi aho uri bujye hose baraza kukubona tuza icara hamwe nawe ujye wakubitika wakubise benshi nawe izawe ziraje uraje kubitwe nk'izakabwana ntabwo biribuze kukorohera nawe oya ni wowe biziye byose hanyuma igikurikira rero Arani cyangwa se Are uri mu byago bikomeye cyane ibyo wakoze biraje nawe bikugaruke kuva kera wihishahisha wageze mu Rwanda wageze mu Rwagasabo baraje bakugote ibyo byose biraje bijye hanze umva tuza byose uraje ubibone ku mugaragaro wicyo ngusaba ni ugutanga comment yawe ugatanga igitekerezo ukavuga ngo wowe ubyumva ute garagaza feelings zawe kuri iyi filime gira ikintu tubwira please hanyuma ureba ahantu handitse buto ya subscribe wowe uhakore gusa nurangiza witurize wumve turajya tukugezaho akantu kandi ndagira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi urakaza neza mu muryango mugari w'abanyarwanda bakunda filime y'inzira y'umusaraba urakaza neza mu banyarwanda bumva kandi bagasobanukirwa ikintu ku kindi cya filime umwanditsi ndetse na director wa filime Sabasazi buri kintu cyose bakigaho kandi baragisesengura niyo mpamvu natwe dufata umwanya wacu tukaza kukubwira akantu ku kandi tukakubwira uburyo byose bimeze uburyo byagenze ndetse n'uburyo bizagenda rero nyuma y'ibyo ngibyo nyuma yo gukanda kuri iyo buto ndagushimiye wewe wakanzeho utanze umusanzu ukomeye Imana ikumhera umugisha wewe wakanzeho imigisha yawe warayibonye gusa indi nayo iracyaza nuko rero ibintu bihagaze wowe utegerezanyije amatsiko igice gikurikira umva nkubwire tuza subiza umutima mu nda igice gikurikira kiraje ni umuriro uraza kuryoherwa by'umwihariko kuruta ibindi bice byose byakurikiye filime iraza ari umuriro reka nkubwize ukuri ko ubu aha tugeze niho filime yajya yaryoha ndabizi ko wakunze ibindi bice byose byagiye bihita ariko iki gice kigiye gukurikira kiraza ari igice cyiza by'umwihariko nkurarikire kuzareba n'ibindi bice bikurikira rero aha wageze ni kuri Hope aho tuganirira inzira y'umusaraba yego wabyumvishe neza ni inzira y'umusaraba akantu ku kandi iyi ni Hope aho dukurikirana byose tukaganira abakunzi b'inzira y'umusaraba tukintetaininga akantu ku kandi nkubwire muntu w'Imana ntugende udasize comment yawe ntugende udakanze subscribe ntugende utarayikinze iyi video niwo musanzu wawe niko kubaka iyi chaîne kwawe reka nkubwize ukuri nkuko twubaka nkuko dusanzwe tugira umutima w'urukundo gira neza wigendere ndakubwiza ukuri ko umunsi uzaba umwe ngo umunsi ubumwe cyangwa se iminsi ba myinshi igahimwa n'ubwe wowe kora ibyo bintu
isaha n'isaha ndakubwiza ukuri ko uzishimira ko warakoze subscribe kuri Hope. Reka nkubwiza ukuri, wowe bikore, nyumvira kandi nyumvira. Ni ibintu bitagoye cyane, ikintu gisabwa ni ibintu bibiri byonyine: umuhati, urukundo. Ibyo ni bibiri by'ingenzi bisabwa kugira ngo ukore ibi ngibi. Ikiganza ndabizi uragifite ndetse na telefone urayifite, ibyo bintu ibinkorere hanyuma duhite dukomeza. Nyuma y'ibyo byose, mbere yuko dusoza, reka manze mabwire akantu kamwe, reka mabwire ngo hari filime nyinshi zirimo go trendinga, hari filime nyinshi abanyarwenya barimo guhuriramo. Abakinnyi ba filime mwagiye mukunda, aba Fabiola, ba Manzi nabo baraje bagaruke. Mwagiye muri filime nyinshi twagiye tubategurira filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyiswe Inzira y'Umusaraba murimo kureba aka kanya. Iyi ngiyo irakunzwe cyane, twese turabizi ko mudukunda. Mwese aho muyikunda muherereye mwese mujye bonagaragaza urukundo rurenzeho kugira ngo mudutere imbaraga nyinshi zagiye zibaranga kuva na mbere. Turabasaba ngo mujye muzikomeza, mukomeze mutwereke urukundo. Hanyuma n'izindi filime nyinshi nziza turimo kubategurira ziri mu bubiko, ziraje kugira ngo nazo zibagereho akantu ku kandi. Yari Hope twaganiragaho rero. Thank you for watching, thank you so much.